kuri Yesu kuko ari wo mbonera amahoro. Mbega umusimiza uhebuje uwo nahuriyeho n'umwami w'abami wapfiriye kera njye ntarabaho. Kubaho niwe. uwo ninde? Ni umuganga utibeshya ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose. Ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye, yasize atubohoye ingoyi zose. Kubaho niwe. Nangiriye umukiza nanyuze. Baduteze amatwi tugize nanone amahirwe yo kongera guhurira muri studio namwe muri kunyakira amajwi zanyu. Turabashuhuje mwese. Arayibiriwe neza. Biro Augustin. Amakuru yawe? Ni meza. Ndabona twiriwe neza kandi tugiye kwiga ikigisho cyiza nkuko Imana imaze kubitumenyereza. Dufite amahirwe yo gukurikirana ibyigisho byiza kuri radio ubuntu butangaje aho twagiriye amahirwe atangaje. Yatangaje cyane. Nagushidikanya hari abantu benshi baduteze amatwi bari hirya no hino. Turabashuje mwese aho muri mwaba muri iki gihugu cyangwa se hanze yacyo. Umugoroba mwiza kandi umwuka w'Imana arusheho kuduhishurira byinshi. Uyu munsi nta tuntu n'utundi, ahubwo reka tujye muri mudu dutangire. Turatangiye kandi aridufashe. Muremyi wacu, tugushimiye ko uri umwungeri mwiza. Amen. Kandi tugushimiye ko waduhumuye. Amen. Ngaho rero komeza utubere umucyo, utubere ubugingo mu izina rya Yesu. Amen. Muri make aho tumaze kugera mu gitabo duhishurira Yesu Kristo by'umwihariko kuko Yohana yamutugejejeho, tugeze mu gice cya 9 nicyo twizana nimugoroba aho twabonye Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Twabonyemo ibintu bigera nko kuri 3 nshaka kuvuga nihuse. Abantu duteze amatwi benshi babikurikiye. Icya mbere ni uburyo ubundi umunyabyaha avuka ameze. Avuka ari uwo gupfa, ari impumyi, ari mu mwijima. Iki cyo twakibonye. Yesu Kristo nawe avuga ko aje kugira ngo abe umucyo. Hanyuma twabonye uko yamukuye muri icyo kibazo. Icyo yakoze nta kindi. Ni uburyo yahuje ubumuntu n'ubumana. Urugondo akondo niki? N'amacandwe. Hanyuma amaze kureba idini ntabwo yigize yishimira kwarebye. Umuntu ubona ntabwo idini mukunda. Abatangira guteza ibibazo. Hanyuma yagerageje gusobanura uko byamugendekeye. Akomeza kubaho ubuhamya bw'uburyo akomeza kuhamiriza uwamukije uburyo ari mwiza. Ariko idini ntiyashobora gumye kwihanganira kumva uwo muntu atanga ubuhamya. Cyane ko yatanze itegeko ryo kuvuga ko uzatuza akanwa ke ko Yesu ari Kristo azacibwa mu sinagoge. Niko byagenze uko nyine yakomeje kwemeza ko uwo muntu ari umukiza kandi ko rwose ari Kristo. Poni nicyo cyavugaga. Bamusunikira hanze. Icyo ni ikintu cya gatatu ubwo ngubwo. Bamusunikiye hanze, Yesu yaragize amahirwe yo guhura nawe. Ubwo tugiye gukomeza tujya mu gice cya 10 kandi. Tugiye guhita dukomeza n'ubundi kubera ko ntabwo igice cya 10 ari indi nkuru yabaye hashize amasaha nk'abiri cyangwa se ahubwo ako kanya bakirimo kuvugana biriya. Yesu arimo abwira abafarisayo ati mva ikibazo mufite nuko mwibwira ko mureba kandi mutareba. Nibura iyo muza kwa muri impumyi, ariko ubwo muvuga ko mureba kandi muri impumyi icyaha cyanyu gihoraho. Kuko Yesu yigize ne yanavuga yuko zari impumyi zirandasa izindi. Maze Yesu Kristo mu gushaka kwerekana icyo yaramaze kuvuga ku murongo wa 41 yahise aterura amagambo yo mu gice cya 10 cya Yohana aratangira ati nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungere w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahuriza zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani
ariko ntibamenya ibyo yababwiye nuko Yesu arongera arababwira ati nuko ndababwira yuko ari irembo ry'intama. Abambanjirije bose barabajwe n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni irembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ntekereza ko dushobora kugarukira hano muri aka kanya tukaza kongera gusubukura tubwira abaduteze amatwi ibingibi. Nuko nko twatangiye tubivuga, iki gice cya Yohana cya 9 gikomereza mu gice cya 10. Yesu ntabwo yategereje ko bucya ngo abone kuvuga iby'intama n'umwungeri mwiza. Iki gice rero ni kimwe n'ibindi byinshi byo muri Bibiliya cyumviswe nabi. Kiri mu bice byumviswe nabi kimwe n'ibindi byinshi byo muri Bibiliya. Turaza kubivuga. Nkeka ko ndetse n'abantu benshi baduteze amatwi muri uyu mugoroba bashobora kuza gutungurwa no kubona uburyo shitani yarunze ibishingwe mu gice cya 10 cya Yohana. Ariko dushimira Imana ko Mwuka Wera ahari. Amen. Kugira ngo atuyobore mu kuri kose. Ibi ni ugusohora kw'amagambo y'umukunzi wacu ahavuga ati muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Amen. Hari ibintu rero tugomba gusobanukirwa neza bikadufasha kumva ibigiye kuza kuvugwa muri kino gice. Icyambere nuko tukeneye gusobanukirwa neza ko ko icyo Yesu avuga intama ari nyoko muntu. Intama. Yego. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane tuzagusobanukirwa. Intama mbega. Ntekereza ko n'abaduteze amatwi ibingibi wenda kuri benshi bahita babyumva. Intama. Icya kabiri, yego, mbere yuko Kristo aza mu isi nuko tuza gusobanukirwa noneho ni ikibazo n'uwaragiraga intama. Waragiraga intama nti ubundi ninde waziragiraga? Kuko uziragira twese ubu ngubu twabyumva. Umwungeri uvugwa hariya ninde? Ni Yesu Kristo. Ko yaje kiriya gihe mbere yaho zaragirwaga nande. Noneho ikindi ni ukumenya aho zaragirwaga. Yego. Ni hehe zaragirwaga? Ni hehe? Ibi ni ingenzi ko abadukurikiye basa nk'abakurikira ibibazo neza. Zaragirwaga nande? Zaragirwaga hehe? Noneho turaza kugera ku kindi tuza gusorezaho cy'ingenzi cyane. Umwungeri ninde? Intama ni izihe? Yego. Ziragirwa hehe? Yego. Aroyi, ibi bibazo uvuzeho ko ari bitatu nitubisubiza neza ubundi turaba twumvishe kiriya gice cya 10. Amen. Ariko mbega turamutse tubishubije ariko tukabisubiza nabi, ubwo nyine kiriya gice kirakomeza guhinduka ubwira ukuri twebwe. Igice rero cya 10 si igice cyigenga muri Bibiliya. Ni niyo mpamvu kigomba kumvwa mu mucyo wa Bibiliya yose, by'umwihariko dushingiye ku byo Imana yadukoreye. Mwandi magambo turaza kwifashisha andi masomo menshi atandukanye muri Bibiliya kugira ngo twumve neza ibingibi. None tugiye gusa nkaho dutangira, nubwo bira bibazo tutabisubiza ku murongo ngo tuvuge ngo tugiye gusubiza iki ngiki, ariko abaduteze amatwi baraza kumva icyo turaza kuba turimo kuvugaho. Mbere yuko burya Kristo aza abantu bari barinzwe, ariko hari umurinzi bari bafite, cyangwa se hari umushumba bari bafite. Umushumba mbega umwungeri wari ubaragiye. Reka kugira ngo iki kintu tudahita tugisubiza gutya gusa, dufate amasomo amwe adufasha kumva neza ubundi ninde wari uturagiye, cyangwa se ninde wari wagiye inyoko muntu mbere yuko Kristo aza. Duhere ku gitabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana cyo cya mbere umurongo wa 16 na 17. Yego. Hatubwira amagambo y'ingenzi cyane ngo kandi bimwuzuye. Yego. Akabye twaho twese ni ubuntu bukurikira ubundi. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Urumva hano barerekana abantu babiri bigize kuragira inyoko muntu. N'abantu babiri. Ni ukuvuga ngo na amategeko yatanzwe na Mose. Yego. N'uwazanye ubuntu n'ukuri. Ari we Yesu Kristo. Ubundi ngaba abantu babiri bigize. Burya Adamu ntabwo yari aragiye inyoko muntu, ahubwo inyoko muntu yose yari giteraniye muri we. Hanyuma imaze gucumura ihita ishyirwa munsi y'amategeko kugira ngo ayiragire. Abagati 3:19-25. Abagati 3:19-25. Hatubwira amagambo y'ingenzi rero ati none se amategeko yazanywe n'iki? Ni kibazo. Yego. Yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira. Urwo byasezeranijwe. Uwo ni Kristo avuga nyine. Yego. Kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayaha umuhuza mu ntoki nawe yaha abantu. Icyakora uwo muhuza so umwe nyamara Imana ni imwe.
tubageza 25. yego mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana ntibikabeho kuko yaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniye gutwarwa n'ibyaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezanijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Reka nsome umurongo muri Bibiliya ntagatifu. Ahubwo rero ibyanditswe byabohesheje byose ingoyi y'icyaha kugira ngo isezerano rizuzurizwa bemera Yesu Kristo. Icyakora kwizera kutaraza twarindirwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko tugiye kwizera kwari kugiye guhishurwa. Mbere y'uko igihe cy'ukwemera kigera twari nk'imfungwa turinzwe n'amategeko. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwazitwarwa na wa mushorera. Urakoze cyane. Bityo rero amategeko yaradushoreye adushyikiriza Kristo kugira ngo tuzahabwe ubutungane tubikesha kumwemera. Igice cya 4 cy'Abagalatiya umurongo wa 1 kugeza wa 4 ingenzi cyane ko tubisoma. Ujye usoma muri ntagatifu ndasoma mu yera. Yego. Ariko ndavuga yuko muragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Dore icyo nshaka kuvuga. Igihe cyose wagenewe umurage akiri muto nta haba atandukaniye n'umugaragu nubwo abari we mutware wa byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Natwe niko turi tukiri bato twari imbata dutegekwa n'amategeko ya mbere yahoze mu isi. Maze igihe gikwe gisohoye Imana yohereza umwana wawe wabyawe n'umugore kandi wavuze atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo bideshe guhinduka abana b'Imana. Ahubwo agumya kugengwa n'abamurera n'abashinzwe ibintu bye kugeza igihe se yategetse. Natwe nuko igihe twari tukiri bato twategekagwa n'ibigenga isi, twari abagaragu, ariko igihe cyagenwe kigeze Imana yohereje umwana wayo avuka ku mugore kandi avuka agengwa n'amategeko kugira ngo acungure abari bakigengwa n'amategeko, maze duhabwe kuba abana b'Imana yihitiyemo. Kandi koko muri abana b'Imana. Ngaho jya mwivugura amategeko rero. Cyangwa se gutegeka kwa kabiri yera. Yego. Yera gutegeka kwa kabiri igice cya 18. Wakageza Agustin mu ntagatifu bayita ivugura amategeko. Undi ndi hafi kuhagera. Bayita ivugura amategeko Agustin. Noneho igice cya 18 cyaho umurongo wa 15 na 18 tusomye 20 gusa. Yego. Sibyo? Yego. Wa 15 uravuga ngo sibyo? Ko ngoboze Agustin ngo Uwiteka Imana yawe izabahagurukiza umuhanuzi umeze nkanjye ugomotse hagati muri mwe muri bene wanyu azaba ari we mwumvira. Ubwo urumva Mose nubwo yatanze amategeko ntiyigize abwira abantu kuzigira bumvira amategeko. Yaravuga ati mva rero ibintu biri hariya gusa, ariko hari umuhanuzi uzahaguruka umeze nkanjye azaba ari we mwumvira. None wa 17 rero na 18 nako 15 na 18 ngo nzabahagurukiza umuhanuzi umeze nkawe. Nzabahagurukiza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya ababwira ibyo mutegetse byose, kandi utazumvira amagambo yanjye uwazavuga mu izina ryanjye azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Hano rero muri Bibiliya ntagatifu aravuze ngo Uhoraho Imana yawe azitorera umuhanuzi umeze nkanjye ukomoka muri mwe mu bavandimwe bawe azaba ari we mwumva. Nzababonera umuhanuzi umeze nkawe ukomoka mu bavandimwe babo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya babwira ibyo mubwirije byose. Ku buryo ubundi abantu iki kirasobanutse cyane. Ntabwo Imana yahaye abantu amategeko ngo bayumvire. Yego. Ahubwo yabahaye amategeko kugira ngo abagaragaza uko bari. Yego. Noneho ahubwo yategetse ko tugomba kumvira n'umuhanuzi ukomotse muri bene wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Amina.
ngaho hari ikintu kimwe ubwo twari turimo dushaka gutandukanya ntabwo rwose turi butinde ku kintu kirebana n'amategeko abantu ntekereza ko iby'amategeko bamaze kubyumva abantu rero mbere yuko kwisaza icyo twari tugendereye ni ukumva ko bari barinzwe n'iki n'amategeko bari barinzwe n'amategeko ku buryo ubundi n'urwo rugo bari barinzwe ubundi yari ameze nka garidefu rero ubundi ubwo ni igifaransa mu kinyarwanda ni akarinda abasazi ariko Agustin hari amasomo tutari bwibuze gusoma Agustin nari amasomo 3 Abaroma 7 umurongo wa 7-13 yego n'Abaroma 3:19 n'Abaroma 5:20 aya masomo tuyarangiza turajya ku murongo wa 10 wa 11 ubwo no kugira ngo dusobanure impamvu amategeko yarariho Imana yatanze amategeko kubera iki kubera iyi mpamvu nuko rero tuvuga iki ubwo ni mu Baroma 7 umurongo wa 7-13 ese gusete tuvuga iki wagusaba none ushaje ko ari ngisoma ntagatifu ko numvise biri kukunda bikumvikana neza dusomye muri mu binyarwanda icyumvikana cyane n'icyakera okay reka gucunguza unyuze dusome noneho muri Bibiliya yera nta kibazo ntekereza ko byadufasha soma Abaroma 7 nanjye ndasoma Abaroma 3 nuko rero tuvuga iki amategeko ni icyaha ntibikabeho icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko kuko ntaba naramenye kwifuza yaba amategeko atavuze ngo ntukifuze ariko icyaha kibonye akito mu mategeko niko gukorera muri nge kwifuza kose kuko aho amategeko atari icyaha kiba gipfuye nanjye kera rega burya nari muzima ntafite amategeko maze itegeko rishe icyaha kirahembuka mpera ko ndapfa nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo mbona rinzanira urupfu kuko icyaha kibonye akito mu mategeko kiranyoshya kirayanyicisha noneho amategeko nayera ndetse n'itegeko ryose ni iryera rirakiranuka kandi ni ryiza mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu ntibikabeho ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu ngo amategeko agaragaza uburyo icyaha ari kibi bikabije Abaroma 19 tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose gazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana 5:20 ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire urakoze cyane ubundi tuvuze mu ncamake nuko ubundi amategeko yatanzwe kugira ngo icyaha gihembuke kigira imbaraga kigaragare ko ari icyaha koko yatangiwe kwica umuntu wibwiraga ko ari muzima akanwa ke kakazibwa maze ibyaha bikagwira mbega mu yandi magambo bikamuhamya ko ari umunyabyaha koko ariko Agustin tutaraba kuno nyingo nagira ngo hari bisho gusobanuka neza cyane wenda bisobanuke ubundi Yesu waje mu isi amategeko yavuzeho iki kuko mu kintu abayuda bari bafite gikomeye cyane mu kintu amadini afite gikomeye cyane imbega avuga ati tugomba gushimaraho amwe namwe ni ikintu cyitwa amategeko urakoze cyane Yesu yavuzeho iki ubundi Yesu aje yashatse gukomeza gushimangira wa mugambi we umugambi w'Imana wo gucecekesha akanwa k'umunyabyaha aho umunyabyaha bundi buri gihe aba yivugisha ngo ntabwo azongera gukora ibi nibi ngo ahubwo agiye gukora ibi nibi ubundi aya magambo ni Imana yashakaga guca mu kanwa k'umuntu ngo asigare yemeye ko atsinzwe nta kindi gikoresho rero Imana yari kubona cyo kumuzibya cyangwa se cyo kumucecekesha kitari amategeko bityo igihe Yesu Kristo yazaga rero hari ikintu yavuze ati mwumvishe ko abakera bababwiye gutya na gutya ngo barababwiye ngo ntimukarahire ngo ntimukarahire ibinyoma ati nge nababwiye ngo ntukanahire ahubwo ati ntukibe cyangwa se ntugasambe ntukice ati ngewe ndababwira ko nunarakaye numwicaye mwumvise ko bavuze ngo ntugasambane ati nurebye umugore akagira ate akamwifuza atona we n'umusambanyi aha mbega biragaragara ko Yesu ntabwo yari arimo akemura ikibazo akoresheje amategeko ahubwo yari arimo kucyongera ku buryo mbega umutwaro aho kugira ngo urusheho koroha yarushijeho kuremeza cyane aho kugira ngo agabanye umurongo w'abanyabyaha abantu bose bibonye kuri uwo murongo bose bibonaga kuri uwo murongo ntekereza ko ibi bintu dushatse twaba tubivuyeho abantu bamaze kumva none se Agustin iki kintu twasomaga umushumba w'uturagiye numva uri kumvikana ku buryo ntekereza ko Agustin nagira ngo umbabarire ngusabye imbabazi kubera yuko niba twanabivuganya ahari ntitwabyumvikanye neza cyane ariko reka tubyumvikaneho waretse tukajya muri 3:4 oya nta kibazo urabyemeye 3:4 jeyo rwose muri 34 ngaho ufata Bibiliya uze kugenda nduhura sibyo urabyemeye nabyo nabyemeye 3:4 rero abaduteze amatwi ndagira ngo tuhajyane afite Bibiliya tujyane kugira ngo biryohe 3:4
3:4 kugira ngo tuze kumva isohora rya Yohana 10. Sibyo? Abungeri ba Isirayeli bahanwa. Nuko ijambo ry'Uwiteka kanenzaho riti mwana w'umuntu hanura ibyekeye ku bungeri ba Isirayeli uhanura ubwira abo bungeri uti nimwumve ko umwami w'Uwiteka avuga ngo abungeri ba Isirayeli benye ubwabo bazabona ishyano mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya mubagize ibyibushye ariko ntabwo muragira intama izacize intege ntimwazisindagije kandi nta mwavuye izaye zirwaye n'izavunitse ntimwazunze izatatanijwe ntimwazigaruye kandi mwashatse izazimiye ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga nuko zatatana kuko ari nta mwungeri zibibwe b'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe intama zanjye zarongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose nuko intama zanjye zatatanijwe mu isi yose kandi nta waruje azishaka habe no kuzibaririza. Umurongo wa 7 ukomeza none rero mwabashumba mwe nimutega amatwi ijambo ry'Uhoraho mbirahiye ubugingo bwanjye uwo ni Nyagasani Uhoraho ubivuze kubera ko amatungo yanjye yatejwe abashimusi agahinduka umuhigo w'inyamaswa z'ishyamba kuko nta mushumba afite abashumba banjye ntibite ku matungo yanjye bakiragira ubwabo aho kuragira amatungo yanjye. Nimwumve noneho mwabashumba mwe ijambo ry'Uhoraho Nyagasani Uhoraho aravuze ngo dore ngiye kwibasira abo bashumba nzabanyaga amatungo yanjye kandi kuva ubu mbabuze kundagirira bityo nabo baherukiraho kongera kwiragirira ubwabo nzavana intama zanjye mu kanwa kabo ntibazongera kuzirya ukundi. Umwami w'Uwiteka aravuga ati umurongo wa 11 niwo tugeze dore jye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye zishake uko umwungeri ashaka umukumbi mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zatataniye munsi w'ikibunda n'umwijima kandi nzazizana nzikuye mu mahanga nziteranirize hamwe nzikuye mu bihugu nzazizana zigeze mu gihugu cyazo bwite nziragire ku misozi ya Isirayeli iruhande rw'imigezi n'ahatuye hose ho mu gihugu nzaziragira mu rwuri rwiza kandi icyaro cyazo kizaba mu mpinga z'imisozi ya Isirayeli nta nibwo zizarara mu kiraro cyiza zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isirayeli njye ubwanjye njye uzaragira intama zanjye kandi nziruhure ni kumwe mu Uwiteka avuga. 13 izari zazimiye nzazishaka n'izari zirukanywe nzazigarura izavunitse nzazunga izashitse intege nzazisindagiza ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura zose nzaziragiza gukiranuka. Kandi nawe mukumbi wanjye uko niko umwami w'Uwiteka avuga ngo dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi n'urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene nimwumve mwarishije urwuri rwiza mbese mwarabisuzuguye bituma muvungagura urusigaye mwashotse amazi y'urubogobogo mwarabisuzuguye bituma mwangiza ayo mushigaje mukayatoba maze intama zanjye zo zirya ibyo mwavungavunze zikanywa ayo mwatobye. Nicyo gituma umwami w'Uwiteka ababwira ati dore njyewe ubwanjye ngiye guca urubanza rw'intama zibyibushye n'izindi zonze kuko mwabyigishije izirwaye zose urubavu mukazisunikisha igitugu mukazitera amahembe yanyu kugeza ubwo mwazitatanirije kure cyo gituma ngiye kurokora umukumbi wanjye ntabwo zizabumenya gukundi kandi nzaca urubanza rw'amatungo n'ayandi nzaziha umwungeri umwe uzaziragira ari we mugaragu wanjye Dawidi azazikenura kandi azazibera umwungeri nanjye Uwiteka nzaba Imana yazo umugaragu wanjye Dawidi azibera igikomangoma ninjye Uwiteka wabivuze kandi nzazizana nazo isezerano ry'amahoro inyamaswa z'inkazi nzazimara mu gihugu maze zibera amahoro mu butayu kandi ziryamire mu bikumba byo mu mashyamba. Izo ntama zanjye n'imyanya ikikije umusozi wanjye byose nzabigira ibihesha umugisha kandi nzabavubira imvura mu gihe cyayo hazagwa imvura y'umugisha maze igiti cyo mu gasozi kizera imbuto zacyo ubutaka buzera umwero wabwo zizibera amahoro mu gihugu cyazo kandi zizamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze kuzica ku mugozi w'uburetwa no kuzirokora nzivanye mu maboko
y'abazihataga. Ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga cyangwa gutanyagurwa n'inyamaswa zo mu gihugu, ahubwo zizibera amahoro ari ntawe uzitera ubwoba. Nzazimereza urwuri ruzazibera ikirangirire, kandi ntabwo zizongera kwicirwa n'inzara mu gihugu cyangwa gukozwa isoni n'amahanga ukundi. Nazo zizamenya yuko jyewe Uwiteka Imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko inzu ya Isiraheli ari yo bwoko bwanjye, niko Umwami Uwiteka avuga. Namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu nanjye ndi Imana yanyu, niko Umwami Uwiteka avuga. Ubundi arangije byose abivuze, arabivuze ati muri abantu, ubundi ntabwo muri intama, ntabwo muri intama, muri abantu. Mbega cyari ikigereranyo, ariko nk'uko abivugaga iki gice cyerekana ubuhanuzi Imana yari yaravuze ko hari uburyo intama zari zibayeho nabi, zitatanye, abungeri baziragiye uko bashaka, yego, bazirya bazikoresha uko bashaka. Mbega Imana iravuga iti ibi bintu birababaje, ngiye kuzibaka, hanyuma ngewe ubwanjye nzishakire, nzigira umukumbi umwe, nzihe umwungeri umwe. Urakoze cyane. Noneho rero bigiye gusora muri Yohana 10. Ubundi Yesu akimara kuvuga biriya bintu byo muri Yohana 9, byabaye ngombwa yuko ahita avuga ati mva rero nabibonye yuko intama zanjye mwatangiye kuzisohora. Ikindi zari zibayeho nabi ku buryo iyo babonaga itangiye kumera utwoya, ubundi bahitaga bayimerera nabi. Aravuga ati ariko ibi bintu murimo ni biki? Arangije abacira uyu mugani ngo icyo akoze ngo ntabwo bigize bumva ibyo ari byo. Dore rero aratangira nk'uko twabivugaga, atangira ku murongo wa mbere. Ati nuko ndabwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwari umujura n'umunyazi. Ubundi icyo yavugaga ni iki? Ni idini ya Kiyuda. Yuririye ahandi kuko ntabwo yaciye hehe, ntabwo yaciye mu irembo, yuririye ahandi. Ubundi igihe Kristo araza kubyibwira ati ngere irembo ry'intama. Ngo ntabwo icyo bigishaga ari ibya Mesiya, ahubwo bashaka kwigisha ibya Mose. Ndetse bari bamaze kubihakana haruguru, babwira yampumye ngo bati twebwe ntabwo turabigishwa buwo, ahubwo turabigishwa ba Mose. Urumva yuko rero icyo bakoreshaga na amategeko kuruta uko bigisha abantu ibya Yesu, ibya Mesiya agomba kuzaza. None umurongo wa kabiri, ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Mbega ni ingenzi rukuri n'ubugingo. Du kuvuga ngo ubundi niwe rembo nyine, niwe rembo ry'intama. Yego, umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye nk'uko iriya mpumyi yise yumva rwose. Ubundi inama y'agakiza hari uburyo yafashe Yesu Kristo imugira umwungeri w'intama. Ubundi data wa twese we yabaye nk'umurinzi w'isi yose, kuko buryo niwe wamenyaga igikwiriye gukorwa mu gihe runaka. Noneho rero umurinzi w'irembo ari we data wa twese, iyo yumvishe ijwi ry'umwungeri aramwugururira igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo. Kandi intama zumva ijwi rye, ahamagaye intama ze mu mazina yazo, akazahura. Iyo amaze kwahura rero ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizimukurikira, ahubwo zamunga kuko ntizitaza amajwi, ntago ziza amajwi y'abandi. Yesu acira uwo mugani, ariko ntibamenya ibyo yababwiye. Nuko Yesu yongera ababwira ati noneho ko batari bumvise ibyo yababwiye, arababwira ati nuko ndabwira yuko ari irembo ry'intama. Kuko batari bumvise ibyo yababwiye, ahita avuga ati irembo ry'intama. Noneho hari ibintu bitatu dushobora guhita twumva muri iriya somo. Mu rugo burya nk'uko twabivugaga ni amategeko cyangwa se urwo ruzitiro twe twashyiriweho. Iyo ari mu mvura mu rugo haba urwondo. Wenda abantu batigize bagira amahirwe wenda yo kuragira cyangwa se gutunga amatungo mu rugo, umenya batari bubyumve neza, ariko birumvikana. Iyo intama zose zifungiranye mu rugo, iyo hari imvura haba urwondo, mu zuba hakaba umukungugu. Mu yandi magambo, nta bugingo buri mu rugo rw'intama. Mu rugo ni ahantu h'intama, ariko h'igihe gito. Nivuga ngo natwe twe dufungiraniwe muri urwo rugo rw'amategeko, ariko by'igihe gito. Twarabisobanuye kandi abantu babyumvise rwose. Aho twari dufungiraniye ni ahangaha mu rugo. Noneho urugi rero ni uburyo bwo kwinjira no gusohoka. Kristo rero yatubereye urugi. Yego, si rwo kwinjira mu ijuru kuko tutaryinjiramo, hanyuma turisohokemo. Ni urugi ku bari mu rugo ngo basohoke bajye mu rwuri. Yego, sibyo? Nanone ni urugi ku bari hanze y'uru rugo, urwo Yesu yari arimo avuga. Idini ya Kiyuda yari ifite amategeko ya Mose, kugira ngo noneho nabo binjire binjire mu rwuri. Reka tubisemo ugusene. Ni urugi ku bari mu rugo. Yego, iki kintu cyumvikana.
ku bakiri mbega ku bakivuga bati amategeko nibwo buryo bwacu bwo kugira gute bwo gukizwa ni urugi Kristo ni urugi ariko ni urugi rwo gusohoka ni urugi rwo gusohoka mu yandi magambo ni urugi rwo gusohoka mu rugo noneho akaba urugi rwo kuba ari hanze y'urwo rugo ego ngo binjire mu rwuri ni ukuvuga ngo kuba ari hanze y'urwo rugo ku bantu mbega bo batagira amategeko bariho Yesu aza rero twumvikana ibyo bintu bibiri hari abayuda bari bafite amategeko ya Mose sibyo abo bari mu rugo hari n'abanyamahanga bisengeraga ibigirwamana batagira amategeko ubundi bagenderaga ku muco gusa aho Pawulo avuga mu Baroma 2 ngo abanyamahanga batazi amategeko sibyo urumva ko hari abazi amategeko abo nabo mu rugo hari n'abatazi amategeko abo sabo mu rugo ntagaraba mu rugo icyakoze nazo ni intama zatataniye ku misozi nabyo bitewe n'iki nabungeri babi bitewe n'abungeri babi mu rwuri noneho rero mu rwuri rero mu rwuri burya haba ibyo kurya mu rwuri hatandukanye no mu rugo mu rugo ngo twabivugaga hari umukungugu ariko mu rwuri ho hari ibiryo kurya nyine bihari mbega hari ubugingo mu ijambo rimwe n'icyo ngicyo intama zishobora kuhava gusa igihe ubwatsi n'amazi bihashize ariko ubundi niho hantu hiteka ryose h'intama reka tujye ku murongo w'ukurikiraho abambanjirize bose bari abajura n'abanyazi ariko intama z'inzabumvise iki kintu ni ingenzi cyane twagisomye gusiti ababanjirije bose bari abajura n'abanyazi ariko ni umurongo wa 8 ariko intama n'izabumvise ntabwo intama zigeze zumvira amategeko ubundi kimwe mu bintu abantu bakeneye kumva icyo Yesu ari kuvuga bari abajura n'abanyazi ariko intama ntizigeze zibumva hari n'abantu wenda bashobora kuba baduteza amatwi bazareba igihe iyo ikibwirizwa kivuga ibyo gukora n'ibyo kudakora kibwirijwe barebe n'igihe ubutumwa bwiza bubwirijwe aho intama zumva ni intama zumva iyo ubutumwa bwiza buvuze reka wenda tuvuge n'abantu baduteza amatwi nabo bumvisha ubutumwa bwiza bigize bumva abandi bigisha mu yandi magambo bigize bumva ibindi bibwirizwa bibabwira ibya Mose iby'amategeko mbere ibyo bintu ko twabyumvishe mwumvisha mubyumvise kora ibi ntugakora ibi ujye ukora ibi hirya bintu ko twabyumvaga babivuga twarabyumvise ubundi wowe wita Mose ubundi ni Mose nyine ntugakora ibyo ukora ibi uwo ni Mose noneho ku murongo wa 8 rero byumvikane ngo abambanjije bose barabajwe n'abanyazi ariko intama n'izabumvise ntago abantu bigeze babasha kumvira amategeko ku buryo abayahudi bose uko bakabaye ntago ugeze bumvira amategeko noneho ku murongo wa 9 naravuga ati ni ngerembo noneho sasa ni ngerembo umuntu niyinjira muri nge azakizwa azinjira asohoke kandi azabona urwuri ubundi Yesu avuze ko ari we rembo kandi ko ari we rwuri sibyo nibyo ariko kandi avuze nyine yuko kwa kwinjira no gusohoka kumwe twasobanura kwa kwinjira no gusohoka ariko noneho igihe Yesu Kristo yazaga mu isi yasanze intama z'igikingiro mu ruzitiro biba ngombwa rero ko Yesu ahinjirira icyo twasomye mu Hagati igice cya 4 umurongo wa 4 ngo igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wavutse atwarwa n'amategeko uvuga ko kugira ngo abashe gusohora intama byabaye ngombwa yuko aza muri urwo ruzitiro cyinjiramo umujura ntazanywa n'ikindi cyetse kwiba no kwica no kurimbura ariko Yesu Kristo we nta kindi cyamuzanye nazanywe ariko nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi yego sibyo intama zose kuko muri Ezekiel ubuhanuzi ravuga ngo araza kubivuga hepfo Ezekiel yaravuze ko zose azazigira umukumbi umwe izatatanye zose azazihamagara zize azikwanyize ngo zigira umukumbi umwe aziha umwungiro muri Kristo muri Kristo ubundi twagizwe intama zimwe umukumbi umwe kuko muri Kristo Yesu ari nk'Imana yinze n'abari mwisi kubundi kandi koko zari zatatanye kuko Adamu amaze gucumura zose zatatanye mu misozi hirya no hino ariko igihe kiragera Imana yongera idukusanyiriza muri Kristo mu gihe rero Yesu Kristo yari atangiye gusohora intama akuraho ibihindizo byose tori ibihindizo yatangiye gukuraho kuko byari ibihindizo koko bituma intama zitinyagambura na gato hariho igihindizo cya mbere cyitwa isabato araza aravuga ati shwi iki ngiki mwagifashe nabi yaraje agera ku byitwa amategeko ibyo bari baragiye bahimbahimba muri Matayo 23 ibyo bintu twarabibonye ibitambo n'amaturo yaraje ati mukureho bino iminsi mikuru urusengero n'ibindi byose amaze kubikuraho idini ya Kiyuda yabonaga arimo kuyisenyera yarayisenyeye cyane birakomeje kubera za mpamvu byo twabonye nyine abafarisayo bari batakaje icyubahiro yego abo ni abambere kuko bari abantu bo kugishwa inama bati ibi bintu ko mwe mubishobora bikorwe bite tubikore gute noneho ubwo Yesu yaraje abafarisayo bari batakaje nyine
icyubahiro Yego. kubera amategeko nyine niyo gusohora kw'amategeko. ubundi abanditsi nabo bari bagiye kubihomberamo, bari kongera kwandika iki ko ibyo bari baranditse byose byari bibonye nyirabyo. Abatambyi nabo bari bagize ikibazo, yego, bari bagiye kujya gushaka amasuka bagahinga, bakajya gukora imirimo nk'iy'abandi. Iki kintu rero abantu benshi baragitinya, cyane cyane ababeshwejweho nabyo. Mbega abantu bigize abatambyi muri uyu mwanya bafite icyo gikomeye cyane, n'abigize abafarisayo bashinzwe gutanga inama mu madini atandukanye. Abantu abafarisayo, abitwa ngo banditsi, abitwa abatambyi. Kuki abantu ibi bintu turi gusoma muri Bibiliya kuki bumva ko ari ibyo mu gihe cya Kiyuda? Oya, ntabwo byo mu gihe cya Kiyuda, ahubwo ni ibintu bigaruka no muri kino gihe cyane, kuko abo bantu byandikiwe, kuko Imana yari izi ko muri iki gihe hari abantu nabo basaza bagahagarara muri iyi myanya, kuko abo bantu barahari. Hari abafarisayo, sibyo, hari abantu bagishwa inama mbega mu madini cyane, bati ibintu mwe mushobora mute, bameze nk'intangarugero nyine, bahagarara hari bati mujye mugenza nka kanaka. Hari abantu bari mu mwanya w'abanditsi, hari abantu bari mu mwanya w'abatambyi, batunzwe n'ibyo bintu ku buryo kabisa ubutumwa bwiza buza ari ikibazo kuri abo bantu. Kubera urumva nyine Yesu Kristo araza yatangira gukuraho ibihindizo, bakabona barimo basenyera. Urumva? Aha, ni ikibazo rero gikomeye, kuko igihe bari bafite intama mu ruzitiro, turi kumvikana, ntibifuza ko hari intama n'imwe yabacika. Niyo mpamvu yatangiraga kuzana ibintu byo kumenyana na Yesu, kuko Yesu nawe yari yavukiye muri rwa ruzitiro. Ariko arasohoka ajya hanze, arangije yagera hanze akavugana n'intama, intama zikumva ijwi rye, zikumva zirabyumvise. Uribuka rubanda bavuga ngo uyu mwigisha atandukanye n'abandi bose, turaza kubibona n'ubundi. Ariko iki kintu abantu bacyumve, Augustin, Yesu yaraje ategereza intama hanze, aragenda ahera ku zari zaraciwe mu rusengero. Ubundi yarasohokaga akajya kuzigishiriza hanze, mu gihe ahubwo Abayahudi bo bavuga bati nta handi ho kwigishirizwa, ni muri uru rugo rwa Mose, muri urugo rwa Mose. We azisohora hanze ajya kuzigaburira, ziranezerwa, zumva ijwi rye, yazigaburira. Rero bikaba ikibazo kuri bari bazifitemo inyungu. Yesu rero ntabwo yigize acika intege, nubwo bakomeje kumurwanya, kuko ariryo tegeko yari afite, ari ukugira ngo afate za ntama azihindure umukumbi umwe. Ikindi kandi yagombaga gusohoza ubuhanuzi nyine twasomye muri Ezekiel 34. Yesu yavuze ko afite n'izindi ntama. Augustin, icyo ni ingenzi mu byo twavuze. Ibishingo byarunzwe muri Yohana 10 ni ikibazo. Buri dini yose, sinzi amadini umare ari ku isi, sinzi wowe niba uyazi, ni akazi kayo, ariko buri dini yose isomye no murongo, iyo iravuga iti twebwe, sibyo, turi intama ziri hehe? Ziri mu rugo. Ariko bumva yuko uru rugo ari urw'Imana, n'iryo torero ry'Imana, bakavuga ati izindi ntama rero ni abandi bantu, n'abandi bantu bari mu yandi madini. Mbega imyumvire we. Ubundi hari ukuntu mu idini nahozemo, hari ukuntu umuntu yajyaga kwishakira nk'umukobwa wenda utari muri iryo dini, aho ngo agiye kuzana indi ntama ngo itari yo muri urwo rugo. Urumva? Nari impumyi none ndareba. Ubundi iki kintu cyo dukeneye kucyumva neza nyine, ku buryo ubundi ngo mfite n'izindi ntama zanjye itari zo muri urwo rugo. Yesu ari gusobanura mu magambo, ni izitayoborwa n'amategeko ya Mose. Mfite abandi bantu batari Abayuda. Yego, batari Abayuda. Ku buryo Abayuda ukuntu bari bameze n'ukuye, bari bazi ko aribo bantu b'Imana bonyine. Urubyaro rwa Aburahamu, urubyaro rwa Aburahamu, ibyo byataga babivuze muri Yohana 8 babisomye. Ku buryo baravuga bati nta bandi bantu, no kugira ngo abantu bamenye iby'Imana bagomba kumenyera hehe? Muri iri dini yacu, muri dini yacu ya Kiyuda, bakabyirata. Yesu ari kubabwira ati rero mfite n'izindi ntama, nk'uko yabivuze muri Ezekiel 34 agiye kuzikwanyiza hamwe. Rero ubundi urupfu rwa Kristo, kuvuga ko imibereho y'urupfu rwe n'umuzuko, ng'ikintu biba bigiye gukora, byari bigiye gutuma intama zose ziba umukumbumo, arizo mu rugo rw'Abayuda, mbega zirinzwe n'amategeko ya Musa, n'abandi bantu b'abapagani cyangwa se abatarimo Abayuda, natwe turimo Augustin, natwe twabarirwaga mu zindi ntama. Amategeko y'Imana zabo n'imigenzo n'imico y'abagengaga, abantu basanga ubugirwamana n'imico yabo gakondo n'iki. Umugambi w'Imana rero ni ukugira umukumbi umwe, uragiye n'umwungeri umwe. Niyo mpamvu Yesu avuga ati ku wa 11 ati njye mwungeri mwiza, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. Ubundi handi umuntu wadupfiriye Augustin, iki kintu yagombaga gukora, handi umuntu waje kuduha ubugingo. Reka da, ni nayo mpamvu abagerageza kwigira abatambyi bo ntabwo baziha ubugingo, ahubwo bazirya ubugingo.
riri icyo kibazo kirakomeye cyane. Niyo mpamvu Yesu yanavuze ati abo ngabo ni abajura n'abanyazi bakazihamura bazitera ubwoba. Uyu mukungu umwe rero n'abo Kristo yacunguye bose. Iki ni kibazo gikomeye cyane kuko buri gatsiko kose k'abantu gashaka kumva ko ariko Kristo yagize gute ariko yacunguye. Ubundi Kristo aza kuducungura umuntu wari uhari umwemera cyangwa se uzamwemera ninde hawe. Abantu bose bari mu mwijima. Yes. Ku buryo rero ubundi ikintu yakoze yagikoreye abantu bose atitaye ku bazakemera cyangwa batazakemera, ababizi n'abatabizi, ku buryo tufite ubugingo buhoraho twese kimwe. Icyo ngicyo tubakinganya nubwo batataniye mu madini menshi ndetse bakaba bakomeje kuba mu bubata, abazumva ijwi ry'umwungeri ntibazahaguma. Yego, abazahaguma sibyo abashoboye ubundi kuguma muri ayo madini batataniyemo bamwumvise ntibazashoboka n'abigize abungeri. Ubundi ng'intambara izahora mu madini, uzajya ahumuka wese ntabwo azashobora kumvikana n'abigize abungeri. Bityo abungeri rero bagomba kubasunikira hanze. Yesu yakikomeje yagitekerezo n'ubundi ubundi nicyo yarakomeje. Ndagira ngo rero tugereze kumva ibi ngibi. Ubundi intama zumvishe ijwi ry'umwungeri ntiziguma mu ruzitiro, zihita zisohoka. Iyo zishatse gusohoka ibihindizo barabyongera, none babyongera za zindi zumvisha ariko zikananirwa gusohoka, ziteza ikintu kimeze nk'umuvurungano, zigashaka gusohoka. None rero abigize abungeri bahita bazisunikira hanze. Iki kintu gikomeye gutsinda ku murongo wa 18 na 19 20 ngo ntawe ubunyaka ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kugira gute kusubirana kuko iryo tegeko nategetswe nande na data. Ngo abayuda bongera kumupfa ku bwayo magambo, benshi muri baravuga bati afite dayimoni kandi yasaze. Muramwumvira iki? Ni ikibazo ngo muramwumvira iki, ariko ibyo bintu ni kubisoma wagira ngo nibyanditse muri Bibiliya. Ubundi muramwumvira iki? Ibaze ko bavugaga ko ari ufite dayimoni kandi ko ashobora no kuba yasaze kubera ibintu yavugaga. Kubera ko yavuga ati njyewe ubugingo bwanjye nshobora kugira gute kubutanga kandi nkabutangira intama zanjye, kandi nshobora no kugira gute no kubusubirana. Sibyo? Kuko yategeko nategetswe nande na data. Ngiye rero data kuza kuziha ubugingo. Ku kimwe bwe muzibwira ko nta bugingo zifite. Ubundi abantu babwira abantu ko nta bugingo Imana yabahaye, ko hari ibyago ngo bagomba gukora kugira ngo Imana ibahe ubugingo. Ubundi igitegeko bategetswe nande? We yategetswe kuziha ubugingo. Bo bategetswe nande kuvuga ko nta bugingo dufite? Abantu bose bafite ubugingo boraho. Ni ukuri pe kabisa rwose musti. Kandi ibintu ikindi cyari cyazanye Yesu ngo ni kugira ngo abutange ndetse atange bwinshi. Uzi imivurungano yavutse hano cyayiteye Agustini ni uko n'abafarisayo n'abatambyi n'abanditsi basangira ubugingo n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha n'abasambanyi n'abajura. Kimwe mu bintu n'ubundi bikunda kubabaza abantu benshi b'abanyamadini icyo ngicyo. Ku buryo umuntu uteze amatwi y'inyangamugayo aravuga ati njyewe inyangamugayo wigomwe ibintu ibi n'ibi, nkaba ntakora ibintu ibi n'ibi, ni gute nanganya ubugingo n'umuntu ugikora ibi n'ibi? Ubwo yagifashe ubugingo rero Imana yamuhaye akabufata nk'ubugingo bushingiye ku kureka iki wikora iki. Nicyo kintu cyane no kuvuga wa 19 tuno tumaze gusoma sibyo 20 rero abandi bati ayo magambo asayo na dayimoni. Mbese dayimoni umva ko cyagitekerezo ari cya kiki gikomeje. Mbese dayimoni yabasha guhumura impumyi. Yego, ubu ni igitekerezo Yohana 9 na Yohana 10 birahuye birafatanye rwose kuko bari bagikomeje cya kiganiro. Abati wese ko bavuga ati na dayimoni yahumura impumyi. Urumva yuko nubundi icyo barimo gupfa ni yampumyi. Ubundi cyo kiri ku buhumyi. Ubundi niba hakiyo cyane reza amadini cyane reza abantu n'ukugwa mu buhumyi, ku buryo abantu badahumuka ngo bamenye ko burya Imana ari urukundo, bamenye ko Imana ibakunda, bamenye ko Imana yabahaye ubugingo buhoraho, bamenye ko ari intungane, bamenye ko bari mu ijuru muri Kristo Yesu. Ntabwo ayo magambo rero abitwa bungeri abigize abungeri bashaka kuko kwabo gushingiye ku bujiji bw'abo bantu. Nibyo kuko iyo bahumutse babura izo baragira, kuko bahita bavuga bati dukurikiye umwungeri wacu, tubonye umwungeri, akazi kanyu nta kagihari, tubonye umwungeri rwose. Iki ni ingenzi cyane. Tujye ku mirongo 22 kugeza 38 ni imirongo nanone iri budufashe aho Yesu rero yagiye mu rusengero rw'i Yerusalemu. N'ubundi nibwo ni cya kindi kigikomeje. Icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa ku rusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho.
noneho rero Yesu atangira gutambagira agenda mu rusengero yego mu ibaraza ryitwa irya Salomo abayuda baramugota baramubaza bati uzageza kutuyoberanya niba uri Kristo utwerurire ahanga abayahudi soma muri ntagatifu baramukikiza maze baramubaza bati uzakomeza kutureregana ryari niba uri Kristo bitwerurire ubitubwire. Yesu arabasubiza ati ndababwira mukanga kwemera ibikorwa nkora mu izina rya Data nibyo bihamya ibyanjye. Mwe ntimwemera kuko mutarabo mu ntama zanjye. Iyi ntama zanjye zumva ijwi ryanjye ndazizi nazo zikankurikira nziha ubugingo bw'iteka kandi ntiziteze gupfa bibaho. Umva hano ko wavuze cyongeye kandi nta nuzazinkura mu kiganza. Data wazimpaye aruta byose kandi nta wagira icyo ashikuza mu kiganza cya Data. Njye na Data turumwe. Umukono wavuze gusti bavuze ngo ariko nimwizera ko mutarabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye nazizi kandi zizankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka n'ahateka ryose. Rwose gusti ikintu cyatumye abivuga kuko abantu rero tubaza bati ntureba se ko hari abantu bamwe yafataga nk'abo mu ntama ze abandi akaba atarabo mu ntama ze. Nuko bo bari barigize abungeri. Noneho rero kubw'ibyo abo bafataga bo nka rubanda rwa giseseka yaravuze ati ntacyo bezera n'intama namwe ubwo mwigize iki mwigize abungeri ariko nabo ubundi bari intama. Aravuga ati nzi ubugingo buhoraho kandi zizarimbuka n'ahateka ryose kandi nta uzazivunura mu kuboko kwanjye. Ubundi ngaha aho mpera mvuga Augustine niba Kristo yaje guha abantu avuga ati nzi ubugingo buhoraho kandi zizarimbuka n'ahateka ryose kandi nta uzazivunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye bose niwe nibura wakagombye kuzimwaka. nta ubasha kuzivunura mu kuboko kwa Data. Noneho avuze ngo badongera gutura mu ngo yamutere. Urumva Yesu arababwira ati nabetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri Data noneho nuhe murimo muri yo ubatira kuntera amabuye. Tunagatatu ngo abadara musubiza bati kubwo imirimo myiza ntitugutera amabuye ahubwo tuguhora kwijyanya kuko uri umuntu ukigira Imana. Ubundi gustenga ikintu abantu baduha ko turi abanyabyaha tukavuga ko turi intungane tufite ubugingo buhoraho. Ubundi icyo ntabwo ari ikintu kizigera gisobanuka. Ubundi sinzi impamvu badutera amabuye. Abantu b'abanyabyaha ubundi tuba dufite ubugingo buhoraho. Tegereza gatoya. Ngaho komeza Agustin. Ngaho komeza. Ndagira ngo mbere ko mvuga kuri ariya magambo maze kuvugaho mvuge ko Kristo igihe amaraga kuvuga ko aduhaye ubugingo buhoraho yabihuje nuko tudashobora kurimbuka iteka ryose. Ku bantu baduteze amatwi ndagira ngo mbwire muri muntu wese ko agakiza ke karinzwe bikomeye. Impamvu si uko Imana ikurarikira kukabera amaso ahubwo nuko kari mu maboko yayo. Iri maso yo iri maso ku buryo rwose ku kibazo kirebana no kurimbuka ihebere ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Wumvishe ijwi rya Yesu ubu ngubu wakurikira uwohe mwungeri wakurikira uwohe mwungeri wakurikira. Cyakora gukomeza gukurikira abo bungeri bituma nyine wumva nyine ko bidashoboka nyine nta bugingo. Ubundi ikindi wibera mu rugondo cyangwa mu mukungugu kuko buri mu rugo. Noneho ikindi iyo ugize ngo ubonye utwatsurisha ubundi zibyibushye bahita bazirya bakambara impu zazo. Ubundi niko bameze tuko nkuko abungeri bateye. Ubundi ngiri sowa rya 9 yego. Noneho rero hari icyo waruvuze kirebana n'uburyo noneho bahise bafata amabuye bashaka yamutera kubera ko niwe murimo utuma muntera amabuye. Mbega mu bintu mwasomye wenda kwa Mose ni ikihe kintu cyatuma icyaha ubundi cyatuma unterwa amabuye mu byo Mose yavuze kuko mushaka gutunda amabuye ni iki? Baravuga bati ikibazo ufite ni kimwe nuko uri umuntu ariko ukavuga kuri iki kuri Imana. Mu yandi magambo tubona muri abanyabyaha kuki muvuga ko mufite ubugingo buhoraho? Kuki muvuga ko muri intungane? Ko muri abaziranenge? Yego. Ubundi umuziranenge rwose ukavuga uti ndi umwera n'umuziranenge muri Kristo Yesu. Amen. Noneho Yesu ku murongo wa 34 arabasubiza ati ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana. Ubundi igihe Imana yaturemaga ku ishusho yayo yari ifite gahunda yo kutugira impayo. Mbega tukabaho turi abantu ariko bari ku ishusho yayo. Nuko ubwo yabise Imana abijambo ry'Imana ryajeho kandi byanditswe bitabasha gukuka mubwirira iki
uwo data yejeje akamutuma mu isi ngo wigereranije. Niba mwebwe Imana yarabahaye gusa nkayo, kuki njyewe yejeje ikamutuma mu isi muvuga ngo naba nigereranije? Niba ntakora imirimo ya data ntimunyizere, ariko ninyikora nubwo mutanyizera mwizere imirimo ubwayo. Nibura ntimunyizera ariko mwizere imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri nge nanjye nkaba muri data. Yesu nawe yakundaga kubisubiramo cyane kuko nicyo cyari cyamuzanye kamembe, nicyo yashakaga kwerekana ubundi. nuko tuturikira bati nuko bongera gushaka kumufata ariko ava mu maboko, ava yongera kujya hakurya Yorodani aho abana batizaga bwa mbere agumayo. Abantu benshi baza aho ari baravuga bati Yohana nta kimenyetso yakoze, ariko ibyo Yohana yavuze kuri uyu byari iby'ukuri byose. Benshi bamwizerayo. Hari ikintu gikomeye bamusanga bamwizera bavuze gikomeye. Dusoza kugira ngo abaduteze amatwi bumve iki ngiki. Aho umwungeri yajyaga n'intama zajyaga kandi zageraho zigahagerayo. Abantu benshi mu bari bateze amatwi Yesu muri icyo gihe baravuze bati ibyo Yohana yavuze kuri Yesu byose ni ukuri. Ibyo ni biki yamuvuzeho. Yarigize kuvuga ati ntama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Ubundi ibyo bintu abantu bari babibonye, baravuze bati uyu muntu yanabikuraho. Ubundi bagiye hari ahantu bibutse ibyo bintu rwose. Ibyo bintu byose barabyibutse. Bibuka ko ari we ibyahanuwe n'amategeko bisohoraho. Bibuka ko ari we rwego rwaroswe na Yakobo. Amen. Bibuka yuko ari we mukwe. Ibi bintu Yohana byose yari yabivuze. Rero inshuti zacu ziduteze amatwi, reka dushimire Imana ko yadukuye mu ruzitiro rw'amategeko, ikatuvana mu rugo ikatujyana mu rwuri. Amina. Ikaduha umwungeri akaduha urwuri, ikatugira umukumbi umwe. Augustin, ikatugira umukumbi umwe, twese tukaba dusangiye ubugingo buhora. Amen. Nta bandi bungeri dukeneye, nta handi dukeneye kurishiriza, nta dini nzabera umuyoboke, kandi nta n'undi mushumba uzandagira. Ubundi umushumba wanjye aranyuze, urwuri yanjyanyemo ruranyuze. Ngiye Ezekiyeli 3:4, yego, ngiye Yohana 10. Amina. Umukumbi wabaye umwe, umwungeri n'umwe. Rero mpamvu rimwe na rimwe hari abazaza kuguhendahenda bakubwira ngo rigarukemo. Oya ntago narisubiramo. Sinshobora gusubira mu rwondo nsize urwuri, sinasubira mu mukungugu nsize urwuri, sinasubira mu bigize abungeri nabonye umwungeri nyakuri. Amen. Reka rero Augustin dusiga umwanya uhagije. Nibyo, dufite iminota itari mike rwose kugira ngo ahari noneho twitabe telefone, noneho tunasoma message kandi twibutsa abantu telefone ngaho zibabwiye Augustin. 25 25 78 33 8. Ushobora no kohereza message kuri 07 50 28 89 23. Turabategereje. Reka duhere kuri za message ahari. Uriya yatangiye ati iwacu birakomeye, pasiteri yagiye kurega ko bamutwariye abizera be. Noneho agashya kabaye, umukuru w'itorero ku isabato yafunze Kaci umwizera, yaramwishe ko aza kubatwarira abantu basigaye barwanirira Imana. Ikigaragara cyo wenda ni kimwe nuko iriya message tutashobora kuyumva neza, ariko biragaragara ko mu madini hirya no hino hari abantu bamwe barimo gushaka gukomeza kwibwira ko abantu ari ababo, ntabwo ari ababo, n'ab'Imana. Augustin na Royce, ntabwo ushidikanya mwirwa mu ijuru ku mugoroba mukazanira muri kwisi. Mumbwire gato muri Yohana 9:10, umujura ninde? Ni Yohana 9:5. Augustin, umujura ninde? Abajura ni ababanjirije Yesu. Ngo bakoresheje amategeko rwa ruzitiro, urumva, kugira ngo oya reka tubivuge, bakoresheje amategeko kugira ngo babashe kugumya kubaho. Mbega kugira ngo bacuze intama ubwoya zari zifitiye n'ibinure n'ibindi. Zabwira abantu ukuri kw'amategeko, sibyo? Kugira ngo babwiye noneho wa uri twamaze gusoma munsi yabwira ati Imana izabahagurikiza umuhanuzi umeze nkanjye. Yego. Azahore bimwumvira. Ntago bigize bamuvuga. Ubundi abungeri babanje. Augustin, mon cher ami, ndagira ngo umfashe
kubara 22 yego hansomere 22 umurongo wa 15 hanyuma nangiye ngiye gushaka Matayo sibyo 9:6 hanyuma twumva uko byari bimeze ubundi Matayo 9:6 hanshakire vuba Agustin ni 27:15 kugeza 17 Mose abwira Uwiteka ati Uwiteka Imana y'imyuka y'abafite umubiri bose atoranya umuntu wo gutwara iteraniro uwo kubajya imbere ava mu rugo akabahura no kubajya imbere arugarukamo akabacyura kugira ngo iteraniro ry'Uwiteka ritamera nk'intama zitagira umwungeri. Bivuga ngo icyifuzo cya Mose nuko mbere yuko apfa Imana yakagombye kubashakira undi muntu uzajya ubajya imbere bameze nk'intama akabacyura akabajyana mu rwuri hanyuma kandi akabacyura kugira ngo batamera nk'intama zitagira umwungeri. Noneho muri Matayo 9 urumva umurongo wa 36 umva uko Yesu yasanze rero abantu bameze ngo abonye abantu uko ari benshi arababarira yego kuko bari barushye cyane basandaye nk'intama zagira umwungeri ku buryo ubundi kuva Mose yapfa ntabwo bigize babona nibongeye kubona umwungeri abo babonye n'abajura n'abanyazi kuko bakoreshaga uruzitiro kugira ngo bakande za ntama ku buryo ubundi abafarisayo abatambyi Yesu avuka ntabwo ishanga rya Isirayeli rifite abungeri ahubwo ngo Yesu yababonye ngo nk'intama zitagira umwungeri. N'uyu munsi niko no muri Matayo no muri Mariko 3:4 naho havuga gutyo yabonye nk'umwungeri batagira nk'abasha batagira umwungeri. Allo ngo umva Imana ishimwe cyane ni Jerimani Busoro. Yego Jerimani we rwose ubu ubukungu umuntu ntiyawusubiramo ahubwo umuntu ararisha ubwatsi kuko yabonye urwuri. Amen. Nta wasubira mu rwondo nta kintu umuntu yavuga uretse kuvuga ngo Imana ihimbarizwe kudushyira muri Kristo akatubera umwungeri akaturagira mu rwuri rwiza tukaba tunyuzwe nabyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Urakoze cyane Jeremy. Twareba indi message? Mbese kwari byiza muzarangiza ryari? Ese twabamarira iki? Radio ni yanyu cyangwa murakodesha ngo tubafashe ibyo bibori ngo ntibizarangire. Ndi Rurindo Kinini. Okay, ntago radio yari yacu turishyura. Yego. Ubwo nuza rwose ukabona umwanya bakawuguha uzaza ubwa n'ubuzi bwa radio nubone kubwo ngubwo uzaza ubwira abantu nyine bahamiriza ibyaho gakiza. Noneho tugeze kuri Agustin na Loise nta gushidikanya yatwayibonye mwiriwe nari impunyu none ndareba nari nzi ko hari idini y'ukuri Imana yashyizeho nasanze ari ibinyoma. Ndashima Imana ko ndi mu itorero ryayo nari ngiye uzasazwa n'amadini ariko n'ukuri ndatuje mfite amahoro ntigeze ngira kuva nabaho. Ni Narisisi Kaciro. Narisisi turamushoje cyane. Muraho mwaberamwe ibyo muvuga ndabyemera dore nawe haraho nasengeye ku isabato badusobanurira ukuntu ngo muri intumwa za sinzi n'uriya muntu wari uyu ngo yitwa Melinda uyu ngo yita Christ kandi akaba na Antichrist. Reka tugume inyuma y'urugo twihagire uko turi kumwe n'umwungeri. Imana iki ngiki ni ingenzi cyane kuko tumaze gusoma ko Yesu avuze ko uretse ko yatewe na dayimoni ko ahubwo yanasaze. Ubwo se niba ari barabyise Yesu abigishwa be bizagenda nawe tuzabyiga muri Yohana kamemo tuziga muri Yohana 12:14 ahavuga ati ubwo bise shobuja Bezeburi. Umwigisha wanyu ngo bamwise Bezeburi. Mbega amazina mabi bazita abazamukurikira. Ibyo bintu Yesu yarabivuze cyangwa sabo mu rugo ku buryo ubundi ntago dukwiye gucibwa intege n'umuntu wababazwa nuko bamutse cyangwa bamwise ibindi yambega yabatarasomye Bibiliya. Ibi bintu nta nubwo twanabitinda tunabyisobanura. Ashwe ntago twakwisobanura. Nta mpamvu yo kwisobanura kuko ndiko turi. Allo tukumvikana. Yego nibazimaze iki kubyangabo. Yego bazimaze iki? Utumwa turi kuvumbwa bwose ubwira vunika ntago ubwira wumva ntavunika cyane.
turi bari inyuma. mujye inyuma ya Yesu. Niwe mwungeri mwiza. mujye inyuma y'umwungeri mugume mu rwuri. Yego turaguma mu rwuri rwose ubwacu natwe turaburisha. nuko muramuke neza. Okay. Halo? Oya aravuga ngo ko muvuga ko ntawe uzarimbuka none abaretse kwizera bakarimbukira mu butayu ntibashushanya bazarimbuka kandi bakazaba ari bo benshi. Ubwo niki ko abantu bani ikintu cyo bita kurimbukira mu butayu. Ubundi abantu bafite ikibazo nyine cyo kureba ibyabaye kiriya gihe agahita bumva ko yararimbutse. Ntabwo yararimbutse kuko burya ngo Kristo niwe wasogongereye abantu bose urupfu. Bivuze ko yarasogongeye abantu bose urupfu. Ubundi urupfu bari abantu bapfuye. Ibitotsi nkuko nawe uzapfa. Kuko ni ukuvuga ngo kugeza Kristo apfuye nta muntu wari wagapfa. Ubundi hapfuye umuntu nk'abantu bose barapfuye. Nibyo. Urakavuga ko gatatu 14 Augustin. Ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemerwe yuko nk'uko umuntu umwe yapfuye ariko bose bapfuye. Rwose ubundi icyo kintu abantu bakeneye kucyumva. Twijya rero mu guca iteka kuri bariya abantu rwose ntabwo tujya dutinda kubarimbuka kuko na Kristo ntiyaje kugira ngo hagire umuntu urimbuka ahubwo yaje kugira ngo intama zibone iki uzazivuvunura mu kuboko ashwe ntawe rwose yazanga no kugira ngo zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Uyu twebere naravuga ati nanjye ndi mu rwuri sinzasubirayo royi. Nuko Imana yacu ishimwe. Reka twumvire message. Yego. Nuko Imana yacu ishimwe yo yamvanye mu rugo ikanjyana mu rwuri ubundi atoshye pe nta kuri kurenza uko Yesu ashimwe. Amina. Halo. Muraho. No umuwimana yagize wera Mariko kundiza. Mariko we komera. Komere cyane. Umva ubutumwa bwiza pe. Hari igihe abantu bumva duhamagara bakabagira ngo turabafana batazi ibintu turi nta nubwo tuzanye ariko ibi bintu ntabwo ari ubufana ni ibyacu natwe bose. Nararekeraga abantu ubutumwa bwiza kubwakirana amaboko yombi kubwakirana umutima ukunze kuko twararuhutse ubu turi mu rwuri ntabwo tukiri mu byondo. Iyi niyo mpano ubundi Imana yatugeneye muri iki gihe. Ni ukuri rwose Imana ishimirwe ibyo yadukoreye. Niyo mpamvu rwose Yesu Kristo uko yatuguye inyuma tugomba kumugwa inyuma by'iteka ryose. Murakoze mukomereza Imana igumye ibashurire ibyayo. Murakoze cyane Marika. Reka nsomera message yo mu gihugu cy'u Burundi Augustin nubwo ndatukajya ngo abazi icyondo ngo rabyumva nyine. Gustisoma shawe wamenyekinde ko shawe wize byindi mahanga. Simbizi byo ariko reka tugerageze. Twaranyuzwe pe. Ntaho twari bwumve ibyiza nk'ibi. Yesu ntaho twari bwamwumve nk'uko turi kumwumva. Twari twaramufashe nk'umuntu ameze nkatwe. Ni Benjamin ari Burundi. Abantu b'indu turabasuje cyane kandi mukomeze kunezerwa n'agakiza Imana yaboneye muri Kristo Yesu. Turabakunda turi Burundi. Iya ndi message y'u Burundi. Yego. Turi Burundi. None bene data murushirizo kuvuga Kristo yabambwe gusumba idini. Hari bene data muziranye aha i Burundi. Bega ari kutubwira ati ariko tubaza niba hari abantu baba batuzanye nabo Burundi. Ntabonze. Oya bona abantu nkatwe rwose. Ariko ko numvise hari umuntu wasinze uvuga ngo yanyuzwe n'ubutumwa bwiza. Ibyo birashoboka? Ni Kalisi Nyanza. Ngo hari umuntu wasinze uvuga ngo yanyuzwe n'ubutumwa bwiza. Ibyo birashoboka? Ni Kalisi Nyanza. Birashoboka cyane rwose. Rwose pe. Birashoboka cyane. Ari ukuntu twebwe kenshi na kenshi dukunda kureba ibigaragara. Birashoboka cyane kabisa. Ariko ibi bintu rwose tubirekera Imana. Ibintu ni ibyayo. Ni ibyayo rwose. Kuko twebwe tureba kubigaragara ikareba mu mutima. Ariko birashoboka. Ariko gukimfata Imana yafasha abantu bose. Nanjye ariko natwe ikadufata abanyamahanga sha. Ubundi se kuba udasinda ukaba ukora ikindi ukaba urakara. Wowe kuvuga ko wanyuzwe n'ubutumwa bwiza umurusha iki bwo. Kandi urakara. Kandi ugira ishyari. Kandi ni idini. Rega idini nacyo ni ingeso mbi.
icyaha ni ingeso mbi rwose kuba mu idini ni ingeso mbi ku buryo niba umuntu ubona yasinze agushaka kuvuga ati wowe uri umunyedini bikaba bihagije bikaba ari icyaha mu nganya rwose. Alo izina Augustin amakuru mane baho umugisha gusa Nisaba Mungu Joseph. Yego Joseph we. Raho neza. ubwo ibyo byigisho muri kubifata kuri sede kugira ngo tuzajye duhora tubishyiramo rwose tubikurikira. Aya ni muhumure sede zizabageraho rwose. Yego. Rwose Imana yaraduhe nari impumyi none ndareba. Nuko. Nuko rwose. Yego. Mukomeze. Ubu turi mu bwatsi turimo turarisha mu mubandi mu mugabo. Kavuye mu rugo. Sawa. N'abakirurimo abigiza abungere baraje babasunikire hanze. Nuko rwose. Ngo rega ni muto. Yaravuga ngo erega mutubwira aho twanyuze inkunga tubashyikire ndi Nyamirambo nta ngo sitiyambeza ntaho rwose ntabwo turi idini nta nkunga dufite n'abavuga ko twahawe amafaranga n'abantu runaka nta mafaranga twahawe nta dukeneye twicya kwa twanyuzwe n'urukundo rw'Imana twifuza ko abantu bose bamenya icyo Imana yabakoreye kandi ibyo ngibyo nibigeze igihe cyabyo ubwo kizagera ariko abantu be kutujyana muri ibi ngibi cyane. Ngo babwire ko okay Kasiyani aratubwira ko Jean Pierre wo mu rugo rw'imikino. Yes, Jean Pierre wo muri utangurwa rw'imikino hano utubanziriza mbere yuko tuza muri studio ari kuvuga ko hari abo azi i Burundi. Harabazi Burundi. Abo Burundi badukukira hari abazi Burundi ubwo bazahamagara hanyuma baba barangire. None se Yoshua wasimbuye Mose ntiyatuanijwe n'Imana nibyo rwose ko muvuze yuko wasimbuye Mose bari abajura munsobanurire. None se we yigize abaruhura abahebura igice cyaka. Oya umva ngo iyo Yoshua baruhura Imana yajya kubwira ibyundi munsi ku buryo ubundi Mose amaze gupfa biranditse ngo mu Israheli ntihongeye ko umuhanuzi ukundi umeze nka Mose uko Mose ubwo niwe wiyeze kuvuga ati ngewe rero sibyo Imana aho kugira ngo barimbure ndapfana nabo ariko Yoshua yavuze igitandukanye n'icya Mose we yaravuze ngo mwebwe nakazi kanyu ngo nakazi kanyu ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mu gihe Mose we yakoze ikintu Yoshua atigeze akora aravuga ati ngewe Mana napfana n'aba bantu cyangwa se nshobora gupfa. Yes, aho kugira ngo barimbure unyanduke mu gitabo cyawe wandikishije. Mu gihe Yoshua yavuze ngo ngewe rero iryo sobanuro rero bakarekeraho bakavuga bati Yoshua yakoze ikintu cy'ubutwari. Hoya ikintu cyakoze cy'ubutwari ni cya Mose gishushanyo cyo Kristo yadukoreye kuko Mose yemeye kuvuga ati aho kugira ngo abantu barimbuke ngewe Mana nyanduka mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Kristo nawe yaravuze ati rero aho kugira ngo uriya muntu wakoze icyaha arimbuke sibyo ngewe nemeye kujya kuba umwe nawe turajyana nkamukiza tukajyana. Ntabwo tugoye gufata ubutwari bwa Mose ngo tujyane n'ubwa Yoshua. Nyuma ya Mose abakurikiyeho bose barabajwe n'abanyazi. Hari message hariya 114 abo bifuza kumva bazarimbuka ni ibyo babwirijwe n'amadini bakwiriye kuzasohoka Imana ibaha umugisha. Kenshi nuko ndagira ngo nunganire wavuze ko mu butayu barimbutse ko na Mose yapfiye mu butayu kandi aboneka na Yesu. Wenda arimo arashaka kuvuga wabajije bora icyo yatsimbaragaho cyane n'abapfuye wenda banasize ibyaha byabo cyangwa se ubwigumeke nyine. Ariko nkuko twabivuze icyo ntabwo ari ikimenyetso waheraho ngo uvuge ngo umuntu ararimbuka. Dusigaje iminota 2 yonyine gusa tugasoza. Reka tutwaye telefone. Allo mwiriwe ibiganiro byanyu ndabikurikira nkabikananshimisha ariko ahari ngira ngo gusobanukirwa n'icyo ntumva none nka biriya bintu wenda ushobora gusanga nk'umunyacyaha ari akora icyaha twese turabanyabyaha nanjye ndabyemera ugasanga umuntu arimo arica ukumva se urabyishimiye mwakumva mubyishimiye ntimwamubuza muti icyo kintu ukora si cyo. Ibyo n'uwabikora bikora mu buryo navuga se sinzi uko bwaba bumeze kuko ntago amategeko ya sosiyete tubayemo atwemerera gukora ibyo ngibyo. Ariko kuba amategeko atari twemerera kubikora ntago ari ukuvuga ko twebwe turi abantu beza batabikora
oya nanjye ndi ku ruhande rwanyu aho ngaho. birumvikana nta nubwo wanamushima ngo arimo kugira neza, ashwe n'ibishoboka, ariko kandi nta nubwo ukwiye kumuciraho iteka ngo ararimbutse. ibyo byo ni iby'Uwiteka n'iby'Imana ishobora byose. amen. Murakoze kandi Imana igikomeza kuba umugisha. Yego. Twashoje niba katume message imwe yonyine. Ese mwabera mwe ko mutanshubije ntimwirwa mu ijuru mukaza mu isi nimugoroba kuko murasoma pe niwe utarangwaho umugayo. Ntabwo twirwa mu ijuru cyakora turiyo muri Kristo Yesu, turi muri Kristo Yesu mu buryo bw'umwuka, nawe kandi uriyo ariko mu buryo bw'umubiri twirwa hano mu isi, ku buryo rwose ibi ntabwo bisaba ko abantu bavuga birirwa mu ijuru n'iby'umwuka wera, n'iby'umwuka wera. Reka aha dusoreze hano kubera izindi gahunda, nibyo kandi dushimira abateze amatwi bose, tubararikira kuzakomezanya natwe ejo muri Yohana 11. Ninjye kuzuka n'ubugingo Agustin, ninjye kuzuka n'ubugingo. Uwo ni Yesu Kristo tuvuga. Yesu Kristo ni ukuzuka n'ubugingo. Yesu Kristo rwose mutega amatwi, ni umwungeri mwiza, kandi ni urwuri, kandi ni irembo. Ariko nanone ni ukuzuka, kandi ni ukuzuka, kandi ni ubugingo. Abantu bana uwo munezero mu izina rya Yesu. Amina. Uri mwiza Yesu, ni ukuri uri mwiza kandi uratangaje. Nshingiye ku buryo Kristo wamboneye gukiranuka, nyamara mu mirimo y'amaboko yanjye ntari kubigeraho, ukambwira urupfu rwo ku musaraba, ukuri ntacyo nakunganya. Uri mwiza kandi uratangaje. Yesu umukiza uri mwiza kubw'urukundo wankunze, ineza yawe ni nyinshi sinabona uko nivuga, igihe cyarasohoye maze upfira